hayi tumeze neza mwariye mwanyweye mukaru tubaye kaze kuri Miss Element turabakunda cyane rero abatarakora subscribe muyikore kugira ngo mugume mubone ibyiza biri hano kuri Miss Element nukuri turabakunda hano twazanye umutumire usibye ko nishiri wanjye ntago umukobwa ntago ndi pede ngo ndiki okay so narimorasheje ako se ufite ikibazo mu mutwe Ese ko dutangiye uzishinza ku bahungu wishinira ku bakobwa ntago ndi pede nako sindi umurezi ben twakomeje ariko barakiye tugaye kaze fani tugaye kaze nyagahene tugaye kaze mu maye kaze hehe kuri Miss Element ase wabaye Miss Imba we ntago mbizi waje wishinza kuri Element aragukatira none wabyange wiyise izina rye none birangiye ubonye umugabo ndamubonye umva bakonzi ba Miss Element abagabo bararushye mfite ubukwe kuri 23 z'ukwa gatanu ndabatumiye muzanmwerere ibintu bigende neza nyagahe minutuza abagabo barago umugabo ugiye kujyana inashyano cyane inyuma babe ameze te baby reka mpere kuri ngo yego sha bebe waje kwicara hano se Nicara hano ngwereke. Meze neza. Nicara hano ngwereke. Bakira salon. Dere byane nkora mvuga. Ugiye gushaka umugabo. Uri kuzana uburaya kuri musaza wanjye. Attention. Ufite imbaraga? Dere nawe waze mvuga. Umugabo Element agiye gushaka ko kuzamura akaguru. Meze neza. Ajya Fanny. I'm in love. Sister Fanny. I don't know. I'm in love. Uri mu rukundo na Nyagahene? Muzambinde. Uwo tujya gushaka. Nahise ko wicaye ku manuza y'undi mugabo. Ugiye gushaka koko cyangwa ni plan? Bakunda moto, bakunda disco, bakunda kujya ku isoko, bakunda disco, bakunda moto. Ku isoko ryari riri hahe indangamiro bari. Bakunda ndembo, bakunda izina ryayo. Bakomeye nka fera beton ya fiston cyangwa se cyangwa ya kazi yako. Nyagaho igishyuka. Yewe. Evano buraya kuri noza kuri Nyagahene. Ako yashyuka uyu no mugabo wawe ugiye gusuzuma. Wagiye gusuzuma umugabo wawe. Ese umugabo wanjye. Asuteye ute? Nyamara ndabona urusenye utarana rwubaka. Umubenge. Ndabona urusenye utarana rwubaka umukobwa wawe. Akaye kazi. Hano se naguru kwa kazi kawe no buraya. Cyane akayina kunyamakuru. Sakumbonye nambutse ari Nyagahene ngo nakwita nkaza. Nyagahe kamanze ngane na Fanny numva ibintu ambwira ngo by'uburaya. Babarira makanyura. Oya mureke. Mureke bikubwira hari. Kuko rero yishinza ku bagabo babandi kandi ufite umugabo wawe. None se mvuka nzane indine. Ntukishinze ku mugabo w'abandi ufite umugabo wawe. Icyo kibuza ujye ubanza ugishyira mu mutwe unakimenye. Ugiye kubaka umenye ko ejo bundi ugiye kubaka mwana. Sono ufite koko. Umva rata mwana. Ega burya mu mafani. Fa. Urabona? Ari kuntu bajya bagira gutya bakibaradinga. Noneho uzi ikintu bita ubunyunyusi. Nane nibazo turi mu bunyunyusi. Cyangwa se arabumvisha ubunyunyusi bwa Miss Element. Noneho Ani yameje bunyunyusi. hanza wumvise. Umva wanjye umva. Ese ko bushaje we. Oya. Ntusajye ubwoko. Element nukuri kw'Imana ndagukubita. Nimba kukwigisha bisaba inkoni. Okay, ndagukubita kugira ngo basi wumve. Ese nakoze iki? Hari noneho akandi kantu baje bavuga. Miss Ere. Nyamara ufite ikintu ushaka. Ese nakoze. Kandi kumwe na Oya, yomba bizitwe ko ari ngiye wagiye kwica ubukwe. Ubwe yaba ari kumwicira. Ese ndi kumwicira gute? Why?
ubukwe uyu ni umugabo wawe uzi neza ko tugomba ibyo kubishyira kumwigiraho uri kubibona ese ibiki aramutse abubonye se ubwo ese kandi kurushingaho byawe bivuye ku mutima abantu biva hehe ku kibuno abaryamana ntabwo baryamana ku mitima baryamana ku bibiri ku kibuno kiri hehe ngwino nyene turebe ngwino hano turebe icyo kibuno oya pana toka hindukira se kiri hehe kiri hano haguruka ongera uzamure gutya kwa kundi munyamubiyenza bivuye ku kibuno umura ntabwo nabwo barakubwira wahaguruka kore ku kibuno ukabyemera ese ugira ubwenge nasara ukavuze ngo nkore akoreho n'ibindi byose yabikora kuko uri kumwemerera kandi ambwiye ngo maguruke uhagurukiye iki ko ubwenge bwawe nabwo bucuramye umuntu wese uzakubwira ngo ukora icyo uzagikora nyine fani imanura nyine nk'umuntu ugiye gushaka ubuse ntabwo wagakubwira nguyu fani ni agakobwa kankurikira inshuro ya gatatu none se wumbonye nitambukiye gutya kuri moto ngo nyakayane uriya moto nayishyuye wowe umagarikije kubera iki nari kugira ngo ngusuhuze nawe ngukumbuye amasozi iki ko ari uburaya uba wibitsemo ushaka kugira ngo umuzaneho uburaya budafite 12 ugiye gushaka ibintu uri kwikaraga kuri Nyagahene ni ibiki nubwo nayimbize bite ariko sha kurakara umba telecommande urayizi yitwa remote control iyo ufashe remote control ugatunga hano aha bene aha ngaha wowe bireba hirya uzi ko fana ariko ari fiye doneri ari uzandonera ejo bundi nyama fiye doneri uzabonyemo se oya ntuzabonyemo niwe uzandonera yitwararike umenya ko ari kuba umugore fiye doneri umukwere hariya umugeneri hano none se ikintu bita remote control ni remote control gutwara ukuboko fani gutyo aho tekerezanye remote control ni tekereza kabiri sabongewe ibintu nkoreye reba uko wizanye niko umuntu agufata nshinza baragufata umuntu wese reka ninde kubwiye azamwiyongoze ntare turebe azamwiyongoze turebe wenda ese ujya kubibwira n'ikira ujya kuneka amakuru y'abadashyuka kuto nabyumvishe nyine umukobwa nyine narapanga ubu aya aragukora no ku bintu ndavuga nti ubundi kuki mugira gutya ugashyiramo akaboko nawe nuko nari ngize gutya ugatira gutya abagira ngo nyine akavaringa ubwambure bwe akavaringe ubwambure bwe apana ubwambure bwe akavaringe icyo nyina yamuhaye aha ni imana yakimuhaye imana yiha nyina warahindutse bingana gutyo ahubwo nahindutse unzi hehe meze njye mpuze uri ibici ibici ijyayo kwigurisha iwanyu ntabwo ari ukwigurisha kagira inkuru ibici bimeze ite ndavuga umuntu nyine nazi ukuntu ameze ariko usirongere nta musigaye warahindutse utazi ukuntu umeze bivuge wowe bici nyine fani ndarengana wabaye bici mubaze ahubwo iyo bici yibaze bici bwoko ki nasinjye ninjye bici indaya wapi cyangwa inagame ntabwo yigeze aba indaya yabaye iki bashyitikanye kanga ese mesi ere ejo bundi nibwo ugeze mu mujyi wa Kigali wishinza kuri element biranga yishinza kuri element kwa mwitunajeho kuko biranga banza atazi n'izina rya sibyo uziturana wenda abantu bashaka kuba wenda baza kubimubarira barakara kagusariye n'isoni mwe ariko ndabizi neza akazi barimo ni kenshi yafata umwanya waje kureba ubwo bugoryi twebwe dukora kuri YouTube usigo biri bicisha oya ni kuri Imana ariko kumeze ejo bundi uzamuye agatuza amabere yarashinze barayamanuye aba masogisi ugize amahirwe ubonye umugabo uracyari kumwereka ko ukirisha atashinze se buriya ubwo rugo rwawe ruzubaka gute
utari kwitwara nk'umuntu w'umubyeyi aracyashinga ukeneye tuzi wumva se No, I know. you know what No. Sinyaga kuki utagikeneye filime kwa Kanamani. twe turakina ariko buriya Nasibona yaheruka kuba. nuko udafite amaso yo kureba yegora kutabona twe turakina ariko buriya mwese bereka batabona ko bereka abantu bareba iyo urebye urabona uko gifata gutyo kifata amapfubyi ahangaha twapfushije na wa mugani kubita Asuje kunkubita. Ega ngiye kumugora utankubita. reka nkubwire wowe unabonye kugira ngo uzumve byasaba gufata igiti ukaryama hasi ugashyira ikibuno hasi umuntu agakubita kugira ngo wumve Nusuri mubiki. numva nyine nkubwire Nusuri kushimashima. ndi kubacunga batamubona gutya ngo nahagaze ndi kubacunga Ari kunshimashima Fani. ngushimashima ngewe Ni n'inzara ngira murebe nta n'inzara ngira None se Fani mbwira. Ufite uko kankubaza akoraga ibiganiro by'ibishego ntabwo ukibikora. abanyawe nakoze ibiganiro by'ibishego rya Gusabyara uzagite. ngende shiba nakoze ibiganiro by'ibishego rya akosha uzi ko mushiki oya nsubiza nakoze ibiganiro by'ibishego rya uyu mushiki wanjye urashaka wabonye Ibintu kungira inama. Vuga ngo nzabyara. Ugaca ngo ngire. gusabyara nyine kubera ubushinga wari uzanye bwinshi None se wowe ntufite umwana. naramugize kandi nagize n'umugabo ngenzi uko nubatse wararwubatse. nubwo byanze None se niba byaranze. ndi kugira inama y'ukuntu wajya witwara Ndongera inama. bana ingofero nyako ntabwo ari nyawe akaburyo Nayigura. mbo ngerezana Ingeso utari bwambareho. Abandi bambaye. shaka urayinyatse ya element Cyane. None se sinjye wagiye mushingaho. Hari ubwa mushinzeho. uzi impamvu se ntabwo nyizi yumva nyine ngako uri agashimashima Ngo iki? ntabwo wa Kandi muvuze ngo iki? kora yabyumvaga njye navuze yambare nta kibazo ejo cyangwa ejo bundi uzayisubiza anytime anytime si byose noneho rero Nyaga. ese Karame. kuki ukunda kwanika amenyo cyane ubona hari abantu bishimiye amenyo yawe Kuri se uje kubona Bakuriye. bagaba basise cyangwa ariko babishimiye Ese ntabwo unyishimiye. ushobora kunsekera nawe uraye ubwo urumva ibyo biteganye byawe ntabyemera Mukanya ari kuvuga ngo baraje bandoge nkuko barakuroga nyine amenyo yose ukajya yerekera abantu bose kuko ntabwo bose baba bakwishimiye ugira aho ugera ahantu ubeseriye ugira ahantu umenya aho ugomba guseka amenyo yawe agakwiye kuyereka umugabo wawe wenyine ubwo ntabwo dushobora kuyareba nyine uzamuye nka gutya none se mubaze Fani. iki Kangubaze ijambo. ntabwo ubwira ngo busekera bose ntabwo ariko bakwishimiye Nyine ndabyumva. Ubanza ubimenye. Abatanyishimiye baroreye. Ase munyamuriro. ariko kandi bari bavuga ngo gaseke bayakura hari umuntu uzayikubwira anayakura rimwe wamugani njye simubeshya mbaye ngiye gushyingirana nawe ntabwo Kocho. ntabwo naguhereza mba sister wanjye karamenye mba rero ngiye kukubwira ikintu kimwe mba sinshaka ega nararezwe narezwe. muri bote ariko Narewe muri bote. cyane Uko uvuze. Sinawe uri kigabyo. Ziba. Uri kiki. cecekanya udashinze aratunara ubwo rero babonye bayatse ingofero urayambara wumva urayigumana Ese nibyo bari muri kuvuga ngo yaraje yinyaki. Nyagahe nibyo nkoze. okay usigaye mukomezana na nyagahene ndaje Ye nta kibazo. umva se nugera hariya Mufashe gato ndaje. ubu niyo nyine nkubwire Umva nkubwire. Umva mbere yo kugenda Fani. Gira ikintu ubwira ndaje sawa. umva se wegera hariya sibyo hanyuma witugaruka afite ikintu wagira ngo hari undi agihekeje umva se Nambwira. Bimeze bite? Twari twaraburanye. ubundi kuburana kwanjye nawe nawe ugira mu ruhare Guteza.
bitese nyagaye urabona turi kugaragara neza nitujya kujya muri nuza muri mu muhuro sajya wibuka kugomba gukora iki sibyo se akantu niko keza kakanyaga wanije no ngofero ngakora nyambaye nta kibazo nta kibazo ari nziza noneho nitugera kuri niki koko ubyibagirwa none aha nase gute uzi ko rero iyo tuguriye ahantu kuri muza kuri Pentewes twahita tukata gutya ahantu udashobora guhura n'undi twaje kwa pra none kwa pra twageze kwa pra n'ubwa mbere geze kwa Miss Element ni nk'iki babwira abakunzi ba Miss Element Miss Element tugana no kumusoza dukurikiye Imana ibahe umugisha yego kandi Miss Element bamushyigikire cyane kuko twe tuba dukora ikintu bita entertainment twabwira ngo umuco nyarwanda tusigasiye sibyo ntabwo ari Nyagahene wenyine n'abandi bazaza n'abandi so Imana ibahe umugisha bakore subscribe share hanyuma ibindi byose bizagenda na comment akoze ikintu mundira Nyagahene ugira ikinyabupfura ugira ikinyabupfura so uri serious tugana ku musozo rukumva Fani desake seka Fani unadusoza rukumva tugana ku musozo tugiye gusoza kandi Fani ni uradusoreza ntabwo usoreza nakubwiye ngo uzaze nkwereke ukuntu nsoza kuri channel yanjye nako ngana ku musozo w'ikiganiro guys rero nko mwamusabye akiri nkuko bivuze reka mbikore ashyira sound reka mbanze mbabwire ngo musapoting Element mugena kuri Fani TV DSS kati nabwo mukore subscribers mbanyurizaho inzira y'umusaraba ndakeka benshi bajya babibona ikindi tujya tuganira twungurana ibitekerezo ku nzira y'umusaraba sabara ntibazagufata bande babiguhera uburenganzira iki se ndi gukora ibiki njye hari ikintu nkora kitemewe bwo kunyuza inzira y'umusaraba ibyo nyuzaho barabizi ntabwo ari ngombwa uza kubimbwira barabizi kandi nkora ibintu byemewe n'amategeko ntabwo nkora ibintu bitemewe n'amategeko ikindi turabakunda mutwerere Miss Element navuga nimero yiwe kugira ngo muzabona ahantu munyuza intwererano yego nizo 79 20 97 312 amazina ariho ntabwo tuyaza ariko muhawe n'Imana Josiane so nta kwita muhawe n'Imana Josiane turi ku musozo w'ikiganiro reka tubabwire ngo turabakunda ku muntu wakoze subscribe reka tumushimire by'umwihariko ujya muri commentaire utere commentaire utubwira ati nabonye biryoshye cyangwa se nabonye bimeze bitya nimba utarakora subscribe uyu niwo mwanya nicyo gihe cyo kugira ngo utsonde ni kwa ukazogera kari ku ruhande gutya utsondeho utire commentaire niba ngombwa nubona ikiganiro gikunze ugisharinga mugenzi wawe nawe akirebe ndabakunda cyane bahenewe Imana ibahe umugisha